Hello guys, nkuko hari abakomeje kumbaza uko signals zo kwinjira mu isoko babona muri group ya Telegram yitwa Icyerekezo Forex Free Signals n'indi ya WhatsApp channel yitwa Icyerekezo Forex Academy, uko izo free signals dushyira muri izo group zikoreshwa. Muri iyi video ugiye gusobanukirwa neza uko dukoresha entry signals zose dushyira muri izo group zose. Urabasha gusobanukirwa neza buri kimwe cyose cy'uburyo dukoresha izo signals ubona ziri muri izo group. Alright, what's up my fellow traders, murakaza neza kuri YouTube channel Icyerekezo Forex Academy, aho aba traders b'Abanyarwanda n'Abarundi baza kwigira. Muri iyi video ugiye gusobanukirwa neza uko wakoresha signals zose dushyira muri group y'Icyerekezo Forex Free Signals kuri Telegram no muri group y'Icyerekezo Forex Academy dusanga kuri WhatsApp channel. Urasobanukirwa neza buri kimwe cyose kijyanye n'uburyo izo signals zikoreshwa. Urabona risk management uko ibimeze kuri buri signal, urasobanukirwa neza risk to reward ratio uko ibimeze kuri buri signal, ndetse unasobanukirwa neza uko dukontorora buri signal bitewe n'uko twinjiye mu isoko mu gihe cyose dukora iyi business ya online forex trading, dukora buy na sell ya currency pairs dushaka inyungu. Cyambere ni iki? Cyambere na makuru no kubasha kuyasobanukirwa neza ubundi ukayabyaza umusaruro. Alright, yewe ukomeje kukugezaho aya masomo nitwa Bruno Inyase Gakwerere. Kora subscribe na like, unakomeze gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye, ukoze share. So guys, tutarareba uko wakoresha signals zose dushyira muri group y'Icyerekezo Forex Free Signals kuri Telegram no muri group y'Icyerekezo Forex Academy kuri WhatsApp channel, nagira ngo nkubwire ko niba wumva witeguye kwiga neza iyi business, ukaba wumva ushaka ko twakwigisha aya masomo yose mu gihe kingana n'umwaka tugukurikirana umunsi kundi ku giti cyawe, bidasabye ko wigira hano YouTube, kubera ko uwo dukurikirana umunsi ku munsi ku giti cye tumwigishiriza ahantu hatatu hatandukanye umunsi ku wundi, kandi hari ngombwa kugira ngo ashobore gusobanukirwa neza buri kimwe cyose kibera muri iri soko kugira ngo ashobore kuribyaza umusaruro. Niba wumva wifuza ko twagukurikirana ku giti cyawe tukwereka buri kimwe cyose uko gikora muri iri soko, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri iyi nimero iteranya 250 782 44 50 ubundi tukakubwira uko porogaramu y'amasomo ibimeze mu gihe kingana n'umwaka, ubundi tugahera ruhande tukakwigisha aya masomo yose ya online forex trading, tuguha na mentorship kugeza tugufashije kubaka strategy ya trading plan hamwe na psychology ya nyayo izagufasha kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Kandi niyo dushoje kukwigisha tugufasha kwinjira muri top farms, bakwereka uko ushobora gukoreramo amafaranga ugende ku gishoro gike cyane, ubundi ugakorera inyungu nyinshi cyane ukoresheje bwa bumenyi tuba twarakwigishije. Reba none muri description cyangwa se muri comments urahita uhasanga link ya Prop Farm yizewe wakoresha yitwa Funded Next, ubundi ukorere registration cyangwa se ufungure account nta kibazo. Prop Farm na Funded Next itanga accounts zitandukanye ku madolari make cyane, kuva kuri account y'amadolari 5,000 kugeza kuri account y'amadolari 200,000. Muri Funded Next bafite ubwoko bune butandukanye bw'ama accounts, ari bwo ubwa mbere bwitwa Stellar 2 step, bakagira indi ya kabiri yitwa Stellar 1 step, bakagira n'indi ya gatatu yitwa Stellar Lite, bakagira n'indi ya kane yitwa Stellar Instant. Buri bwoko bwa account buba bufite rules cyangwa se amategeko ngenderwaho kugira ngo bukorerwe trading. Wabanza ugasoma neza ugasobanukirwa ayo mategeko, hanyuma wakumva witeguye kubibahiriza ugahitamo account ushatse uzajya ukorera trading utanze amadolari make cyane ugende kugushaka kwawe nta kibazo. Alright, kugira ngo usabe account ushobora gukoresha Binance cyangwa se ugakoresha Visa card, aho ujya kuri bank ukoresha ubundi ugafunguza account y'amadolari, noneho bakaguha Visa card, hanyuma ukajya usaba accounts uzajya ukorera trading ukoresheje iyo Visa card, niyo ubikuza inyungu niyo Visa card ukoresha nta kibazo. Alright,
Akandi karusho kuri funded next nuko iyo upasinze neza cyangwa se utsinze challenge uba wahawe ubuzigamye 15% y'inyungu uba warakoreye muri challenge cyangwa se igihe wari uri muri phase y'igerageza. Kora registration nonaha ubundi nujya kwishura account uzajya ukorera trading unyandikire kuri nimero yanjye ubundi nguhe code ukoresha ugabanyirizwaho 5% kuri account uri usabe bwa mbere mu gihe ugiye kuyishura. Alright, aho waba uri hose ku isi aya masomo yose twakwigisha nta kibazo dukoresheje leverage of technology cyangwa se ikoresha ubasha ya technology nta kibazo. Nizera ko kwiga no gukora muri iki kinyejana cya 21 isi igezemo atari ukuva hamwe ujya kwigira cyangwa se ujya gukorera ahandi gusa byonyine. Nizera ko wakwigira ndetse ukanakorera aho waba uri hose ku isi kuba ubasha kugira access cyangwa se gukora kuri computer, smartphone no kubona internet kandi ukaba ufite ubushake bwo kwiga ukabona afite wakwigisha gusa nta kindi. Alright, so reka dutangire twirebere uko wakoresha signals zose dushyira muri group y'icyerekezo Forex Free Signals kuri Telegram no muri group y'icyerekezo Forex Academy kuri WhatsApp channel mu gihe dushaka kwinjira mu isoko dukora bash na sell ya currency pairs dushaka inyungu. Alright, somo rya 8 igice cya 5 uko wakoresha signals dushyira muri group kuri Telegram no kuri WhatsApp channel. Izo akaba ari group dutangiraho amasignals na updates z'amakuru za buri kimwe cyose kijyanye n'iyi business. Iri kuri Telegram yitwa icyerekezo Forex Free Signals, noneho iri kuri WhatsApp channel ikitwa icyerekezo Forex Academy. Izo nizo group ebyiri dutangiramo updates z'amakuru y'iyi business umunsi ku wundi z'iyi channel. Alright, ugiye gusobanukirwa buri kimwe cyose kijyanye na signals dukunda gushyiramo kwinjira mu isoko kubera ko hari abambwiye ko baba batumva icyo zishaka gusobanura cyangwa se bananirwa kuzisoma. Ubwo buri kimwe cyose cy'uburyo wazikoresha ugiye kukibona muri iyi video. Alright, kadutangire turebe. So guys, mbere yuko ninjira kuri chat ngira ngo nkwereke uko ugomba kwinjiza zino signals ntanga kuri group ya Telegram y'icyerekezo Forex Academy yitwa icyerekezo Forex Free Signals no ku cyerekezo Forex Academy kuri WhatsApp channel. Nagira ngo mbanze nkusobanurire uko ugomba gukoresha zino signals mereye ku ngero za signals nitanze muri izo group cyangwa se maze gutanga muri izo group. Mereye ku rugero rw'iyi signal ya sell limit ya Euro USD ati 1.176335. Ubu ni ukuvuga ino signal ikoreshwa gute? Bivuga yuko nimba tuze sell limit ya Euro USD kuri iriya level cyatsi imbere yuko wenda ujya gukoresha signals nkuko nabisobanuye mu isomo y'uburyo twinjira mu isoko, ugomba kuba usobanukiwe uburyo bwose dukoresha twinjira mu isoko. Isomo ribyigisha narishyize hano YouTube, gerageza no kugenda mbere kuko tubikora twinjira mu isoko. Uburyo butandukanye twinjira mu isoko narabusobanuye wenda nanabusubiramo. Hari uburyo bwa limit orders, bwa stop orders na market execution order. Ubwo limit orders ni uburyo bwa sell limit na buy limit. Stop orders noneho ni buy stop na sell stop. Market execution ni kwa kundi ureba isoko rigeze ugahita ukora buy cyangwa se sell ako kanya bitewe n'aho isoko rigeze, undi ugahita ushyira muri risk tips runaka uteganya gushyira muri risk na take profit ugahita uyisetting. Noneho ubwo uburyo bwa mbere yende kuri no signal ya sell limit ya Euro USD ni uburyo bwa sell limit, aho nteganya ko tuyiselingira kuri 1.176335 hariya abari entry. Noneho urabona take profit 1, take profit 2 na take profit 3. Ubu ni ukuvuga ugomba kwinjira mu isoko inshuro 3 kuri iriya level. Noneho take profit 1 urabona ayerereye kuri 1.17.035 entre parenthèse ukabona mu pips 60. Ubwo ni ukuvuga iyo take profit 1 ibifite muri take profit pips 60. Noneho take profit ya kabiri kuri order ya kabiri nyine ubwo ikabiri kuri 1.16.835. Mubibaze urabibona ko ni pips 80. Take profit ya gatatu kuri order ya gatatu ikabiri kuri 1.16.635. Ubibaze urabona ni pips 100 ufite muri take profit.
ugomba rero kuba uzi kubara zino pips nyine. Urumva utazi kubara pips nta mpamvu yo kuvuga ngo urajya gukora trading, kubera ko utazi kubara pips ni nk'umucuruzi utazi kubara gute kubara amafaranga y'ibicuruzwa bye. Noneho izo orders zose ziba zifite stop loss imwe ya 1.17 entre parenthèse. Urabibona ku muntu uzi kubara pips ahita abibona ni pips 30 ugendeye kuri entry. Mba nagize gute, mba nakoresheje, urahita ubibona nimba wenda kwinjiriye kuri buri order kuri 1.17 noneho stop loss kabiri kuri 1.17 ku bantu bazi kubara pips cyangwa nawe nimba uzi kubara pips urahita ubibona ko ni pips 30 ziba ziri muri risk. None ubwo ziriya orders zose uko ari 3 ziba zifite stop loss imwe ingana na pips 30, ariko zikaba zifite take profit zitandukanye. Imwe ikaba ifite take profit ya pips 60, indi ikaba ifite take profit ya pips 80, indi ikaba ifite take profit ya pips 100. Uzi kureba risk to reward ratio wahita ubona risk to reward ratio ya buri order buri iri ifite pips 60 muri take profit ifite stop loss ya pips 30, ubwo risk to reward ratio aba ari 1/2. Iyi ifite pips 80 muri take profit kagira stop loss pips 30, risk to reward ratio aba ari 1/2 n'ibice 5. Iri ifite pips 100 muri take profit kagira pips 30 muri stop loss, ubwo ifite risk to reward ratio ya 1/3 n'ibice 5. Aho ngaho uhita byumva. Noneho notevye NB navuga ngo move stop loss at entry for the second and the third orders after take profit 1 is hit. Ubwo bivuze yuko niba twinjiye hariya mu isoko tukajya muri profit, noneho take profit ya mbere iriya ya pips 60 igakorwaho, ugomba guhita ufata stop loss kuri za orders ebyiri zisigaye ukayijyana kuri entry, kubera ko urumva nimba pips 60 take profit igezweho 80 bitaragerwaho, noneho n'ijana bitaragerwaho. Ibyo ngibyo rero tubikora tugira ngo twirinde wenda mu gihe habayeho guhinduka kw'isoko, basi wenda niyo tutungutse ntitunahombe mu gihe wenda habayeho guhinduka kw'isoko. Bari nko kwiprotectinga habayeho bitunguranye wenda nka nizi zikaza amakuru akaza nyine soko rigendera mu buryo butunguranye, aho kugira ngo uhombe kandi mbere wari wagiye mu nyungu basi uviremo aho wari winjiriye nta gihombo. Nabyo aba ari protection, tubyita gusohoka mu isoko kuri break even cyangwa se trailing stop loss, gufata stop loss ukayijyana kuri entry mu gihe orders zirimo kujya mu nyungu ugira ngo zikomeze zijye mu nyungu, ariko ufite ukuntu na protectinze kuri isoko rihindutse utahomba. Niyo mpamvu hariya mvuga ngo move stop loss at entry for the second and third orders after take profit 1 is hit. Ubwo ahangaha ni kuri order ya sell limit mu gihe twinjiye mu isoko dukoresheje uburyo bwa sell limit. Noneho reka ndebe dukoresheje uburyo bwa sell now ku isoko, wenda ngendeye ku rugero rwa Euro GBP kuri market execution. Sell now Euro GBP at market execution, ubwo mu kugira gute bivuga yuko ugomba guhita ukorera sell aho isoko rigeze kuri Euro GBP. Ugomba nakoza analize se nabonye wenda Euro GBP igeze kuri strong resistance, ndabona wenda iremye wenda nka bearish pin bar, ndabibona ko isoko wenda riri overbought, noneho nkavuga reka twinjire. Ariyo mvuze sell now ni gukora sell. Noneho ubwo iyo mvuze ngo take profit 1, take profit 2 na take profit 3, wowe uze yuko ukora sell now ukinjizamo orders 3. Ibyo ugomba kubikora uzi risk management ugendeye kuri account yawe ya trading, uzi na lot size ugomba gukoresha. Buri kimwe cyose kijyanye na risk management na position sizing narabisobanuye. Ubwo byose ni wowe ubuzi amafaranga risking. Nubwo stop loss kuvuga ngo pips 40 abari buri order winjije mu isoko muri za orders 3 wakoze sell nawe, buri order ugomba kuyishyiraho pips 40 kuri stop loss. Noneho order ya mbere cyangwa order ya nyine trade ya mbere winjije mu isoko, ya mbere ikaba ifite muri take profit pips 60, noneho iya kabiri ikaba ifite muri take profit pips 80, iya gatatu ikaba ifite muri take profit pips 100. Warangiza ukagira gute ukabisetinga no kuri chart ubibona yuko ibyo bintu izo pips ziri muri take profit zigenda zisumbana. Ifite pips nkeya ibiri hejuru, ubwo yabari ya 60 ikurikiraho ya 80 kabiri hasi, ikurikiraho pips 100 nayo kabiri hasi cyane hasi ya zose. Biba bigaragara kuri chart yawe ubu bireba. No stop loss nyine ikaba ari hejuru yaho winjiriye kuri buri order, ikaba ifite muri risk pips 40.
aho ngaho wahita ubona risk to reward ratio aricyo. Noneho NB move stop loss attentively for the second and third orders after take profit 1 is hit. Hari bivuga yuko nimba take profit 1 ya pips 60 igezweho, fata stop loss yari iri muri pips 40 kujyana kuri entry kuri ntuza kuri order ya mbere ifite take profit 2 ya 80 no kuri order ya kabiri ifite take profit 3 y'ijana ya pips ijana. Ni gutyo zino signals zikoreshwa. Ubwo ngubwo ninjira mu isoko ndakwereka n'uburyo tubisettinga wenda cyangwa tubikora dusettinga ubu buryo bwa zino signals kugira ngo ugende ubibona. Alright, icyo navuga cya mbere hano bisaba kuba uri umuntu uzi gutera imibare pips, uzi kubara pips neza kugira ngo uhite ubyumva, kandi urumva nanone gukora trading utazi kubara pips ntacyo biba bimaze, kubera ko uba umeze nk'umucuruzi ucuruza atazi kubara amafaranga yinjije, atazi no kubara amafaranga y'uburyo yaranguje. Ubwo urumva hari byinshi ukeneye byo gukora ku bijyanye n'ubumenyi bwo kwinjira mu isoko. Alright, so reka twinjire mu isoko noneho turebe uko zino orders ugomba kuzinjiriza mu isoko zizi signals. So reka ninjire mu isoko ubundi nkwereke uko izi signal uba ugomba kuzikoresha. Nohereza muri group y'icyerekezo Forex Free Signals hamwe na WhatsApp channel cyangwa muri group ya WhatsApp yitwa icyerekezo Forex Academy. Ubwo nonaha hari signal nari maje gushyiramo yo gukora sell Euro USD mu buryo bwa sell limit. Iyi ngiyi ya sell limit Euro USD ati 1.17 ifite zino take profit 3 na stop loss ya 1.17 935. Ukuvuga ubwo mbere yuko ino signal nyitanga muri group, ubwo mbere na mbere nkuko twabyize nyine analysis ba yakozwe, abanza nkareba samu ivaso ishobora kubera nk'ahantu runaka. Urabibona ino chart ya USD ukuntu imeze, ubona ko yamaje kurejectinga iriya resistance. Noneho signal ya sell limit nayitanze ko igomba kuba hariya kuri 1.17 kuri iriya resistance, kubera ko nteganya yuko hashobora kubamo akari test ko gusubirayo kugaragaza ko USD ishobora kumanuka byagaragaje. Noneho reka ninjijemo iriya signal mwereka uko ugomba kubigenza. Ino ni screen ya telefone cyangwa ni chat ya telefone, no kuri machine bimeze kimwe nta kibazo, yaba uri kuri telefone cyangwa kuri machine upfa kubuzi gukoresha machine winjira mu isoko biba bimeze kimwe. Ariko ahangaha ni kuri telefone nkuko ubibona ni chat ya telefone cyangwa ya smartphone. Ubwo reka ninjiremo kuri no signal ya sell limit Euro USD. Ubwo ikindi kintu cya mbere ugomba kureba, ugomba kubuza capital yawe uko ingana, ukabuza position sizing ugomba gukoresha nkuko nabisobanuye ugereye kuri lot size. Unangiwe capital mfiteho ni 33 n'amadolari 116.73. Uvuga niyo capital mfite. Lot size ubwo ngiye gukoresha lot size ya rimwe gendeye kuri capital yanjye. Ubwo ndahita njya ahangaha ninjirira hano kwamenyetso guteranya, noneho nshyiremo lot size. Lot size ngiye gukoresha ya rimwe muri orders 3 ngiye kwinjirizamo hariya. Ubwo ndahita njya hano handitse market execution, ndebemo itemo sell limit. Sell limit ndateganya hano kuri price kwinjirira kuri 17.63 gatanu. Stop loss ndashaka kwijya kuri kangahe, kuri 1.17 gatanu. Abo nshyize muri risk pips 30. Ni gutyo order ya mbere 13 noneho take profit shaka ijya kuri 1.17 gatanu. Ubwo ahangaha ino order ya mbere mfite muri risk pips 30 agera muri take profit pips 60. Risk to reward ratio ubwo ni 1:2. Ahita nkora press order ubigiyemo. Ngiyi dore sell limit, tujya kuri chart tukayireba, dore ngiyi hano haciye umurongo ni hiri dore urahayibona ngiyi. Iki hano sell limit hano kuri no murongo hejuru y'uno murongo ngiyi order ya mbere. Urabona stop loss ngiri ya 3 turongo twa dash dutukura, inturi tuno tw'ubururu. Noneho TP iri hano isoko ubona rigeze, ariko ndateganya ko rishobora gusubirayo ikabona ubumanuka. Ubwo ni order ya mbere kizemo ifite muri risk pips 30 no muri take profit pips 60. Noneho reka nshyiremo indi ya kabiri kuri ya entry yawe. Ushatse wajya ukora copy and paste ngo wihute. Ifite muri stop loss pips 30.
ubwo iri kuri 1,17,93,5. Ifite muri take profit pips 80, ubwo iri kuri 1,16 nk'uko ubibona 83,5. Tukora press ubwo zibaye ode ebyiri dore ngizi urimo urazibona. Tugenda unakirikaho ubibona ukabona ko rwose bisetinze neza. Ubirebye hano biba byerekana lot size ya rimwe ati 1,17,6,3,5. Stop loss ngibi biba byanditseho SL 1,17,9,3,5, TP 1,16,83,5 biba bigaragara. Ubwo izi ni ode ebyiri. Ngende nongere nshiremo indimo. Urabona ya indi ya kabiri ngiyi take profit iri hasi pips 80. Urabona ko biba biri position stop loss bari imwe ari ya hejuru. Ngiye tugenda nongeye ugashyiramo iya gatatu sell limit kuri yaki ya level yacu wowe wayikoze copy ugahita testing. Stop loss pips 30 1,17,93,5. Noneho take profit iyi ngiyi ya gatatu ni pips 100 1,16,6,3,5. Iti pressing. Ni gutya izi orders zikoreshwa. Urabona ngizi eshatu ibi biragaragara. Urabona ko uzi kubisoma uhita ubibona uburyo mu mibare bigiye bimeze. No kuri chat uhita ubireba. Urabona ngiyi itujigore rwose ngiyi dore hano kuri kano karongo icyatsi ko hagati tuno turongo twiyasi twa dash. Noneho stop loss kaba hariya hejuru kuri tura dutukura. Izi orders eshatu zose ubu zifite stop loss imwe ya pips 30, take profit nizo zitandukanye. Urimo urabibona za TP ngizi zikoze kurikiranye. Ubu ngubu tuno turongo twa dash dutukura ni pips 60, udukurikiyeho pips 80, udukurikiyeho pips 100. Gutya izi orders eshatu zimeze. Aha ni kuri iki ni kuri sell limit kuri euro USD kuri no sigino. None ubu tuwe nk'urugero isoko rirateganya ko rishobora kugenda rigasubirayo rikanyinjizamo hara kuri renturi rikamanuka. None ubwo iyo rimanutse rikagera kuri no TP1 ya pips 60 yo hejuru, iriya stop loss yo hejuru ya pips 30 uba ugomba guhita uyifata ni edit nyine ugenda ukeditinga uhita uyishyira kuri renturi. Urumva none ukareka isoko rigakomeza rikajya mu cyerekezo cyawe nta kibazo. Ukaba uzi ko uri protected na phone uyifunze rwose nta kibazo, ntacyo waba wumva ufite cyo wawe na nahomba. Ariko n'ubundi amafaranga dushyira muri stop loss nayo tuba acceptinze ko akozweho n'ubundi ntacyo byadutwara. Ibyo wenda aba ari ukubikora ari nk'akantu ko kongeraho wenda mu gihe wagiye mu nyungu kugira ngo ugerageze no kwiprotectinga birenzeho. Ni gutya izi orders cyangwa se izi signals nohereza muri Telegram channel y'icyerekezo Forex Free Signals uba ugomba kuzikoresha, cyangwa se nohereza kuri WhatsApp channel y'icyerekezo Forex Academy. Link z'izo group ziri muri description. Utazayobera mu magroup yo nabonye batangiye kuremera ino channel y'abascammers. Link z'izo group ziri muri hano muri description. Ubwo iyi ni giyi signal ya mbere ya sell limit euro USD kuri ino level ya 1,17,6,3,5 uko ugomba kuyikoresha mu buryo. Reka njyemo kuri GBP USD nayo shiremo ino signal ya sell limit ya GBP USD kuri 1,34,92,0. Ubwo ndajya hano kuri GBP USD. GBP USD nayo nari nayikorera analysis mbona imeze gute, isa nkaho irimo kugana muri down trend ariko igiye gukora retest. None retest urabona yageze kuri iriya resistance ya kabiri uturutse hejuru iraha rejecting. Hariya niho nteganya kwinjirira urako ndateganya yuko muri New York session ishobora gusubirayo. Ubwo urumva rero reka nshyiremo ino sigino mu buryo mba nayitanze uburyo ugomba kuyikoresha nawe kuri 1,34,9,2,0. Ubwo ndajya hano mitemo sell limit. Lot size ni ya yindi ni ya rimwe nteganya gukoresha. Ubwo ndagenda mite njya hariya 1,34,9,2,0. Noneho stop loss order ya mbere cyangwa kuri orders zose tugomba gukoresha ni pips 40. 1,35 3,2,0. Ahangaha uhita ubibona ko ari pips 40 ishyize muri stop loss. Noneho take profit ndateganya yuko take profit ya mbere ya pips 60 muri take profit 1,34 3,2,0 itukora fresh. Iyo bisoje dore ngiyi GBP USD yemo ya sell limit setting zose tuzibona lot size ya rimwe aho neganya kwinjira 1,3 kandi 9,2,0
stop loss uko ireshya urabibona na TP biba bigaragara. Uhita ujya hano kuri chart ukabibona se order yanjye igiyemo. Urahabona ngiyi USD sell limit dore ngiyi ahangaha. Dore ngaha ngo aho nteganya kwinjirira hejuru no murongo utukura nkuko ubibona niho inturiri. Ubwo ni kuri order ya mbere ifite muri risk pips 40, muri take profit ikaba ifitemo pips 60. Kamiyo shiremo indi ya kabiri ifite muri risk pips 40, muri take profit pips 80 iriya ya kabiri. Hano sell limit nanone yashiramo. Teganya kwinjira 1.34 920. Stop loss 1.35 320. Take profit ya pips 80 ni 34 12 0 nkuko ubibona. Uhita ukora press. Iyi nayigezemo. Ngiyi. Ubwo maje gushyiramo ya kabiri. None reka nshyiremo indi ya gatatu. Uhita unabibona kuri chart rwose dore ngiyi. Tuno turongo twa dash two hasi no tuno dukurikirana buriya arako hejuru pips 60 agakurikira pips 80. None stop loss ikaba ari hejuru pips 40 kuri zose. Reka nshyiremo indi ya gatatu ifite muri take profit pips 100. Sell limit kuri ino ntuza kuri ino level. Stop loss 1.35 320 0. None take profit pips 100 1.33 220. Pricing ngibi. Ngizi za orders eshatu zose kuri GBPSD zagezemo na take profit zazo na stop loss hano biba bigaragara urabibona. Ubwo no kuvuga isoko nirigenda ikagaruka hano hejuru rinjira mu isoko. Nimara kwinjira mu isoko igereze yuko rigira gute imanuka rikaza igakora kuri zino take profit zose. Nuri burekinze nyine ubwo mba acceptinze ko ngomba pips 40 zino zo hejuru. Igurusha izi orders mu gihe wenda ari sell limit zikoreshwa. Ubwo no kuri buy stop ni gutya byose babisetinze cyangwa kuri sell stop. None wenda reka nyiri yonjaho wenda mite mvuga reka ninjire mu isoko direct kuko rugenda mvuga ngo wenda ngo sell now wenda euro GBP at market execution cyangwa se buy now GBP-CHF at market execution ushyire muri risk wenda pips 40 take profit 1 pips 60 take profit 2 pips 80 take profit 3 pips 100. Ubwo direct no kwinjira mu isoko. Kandebe wenda mereye kuri zino pairs zose ndebe yo nakinjira mu isoko direct noneho ngire gute bite mbi risking bishyira muri risk. Kandebe wenda ko ariyo nabona teninjira. Ni gutya rwose bigenda bikorwa. Rebe ko hariyo nakinjiramo wenda reka nge hano kuri GBP-CHF teninjira pakundi mvuze wenda ngo sell now unako itangiye gusa nkaho imanuka muri market execution muri risk pips 40 muri take profit 1 pips 60 take profit 2 pips 80 take profit 3 pips 100. Ubwo bigenza gute bitanjya hano kuri entry hano market execution ni ibirimo. Ubwo nukwinjira mu isoko ahita nkora sell inshuro 3 direct sell order ya mbere noneho ngiyigiyemo ahita nongera nkahita nkora sell order ya kabiri nayo urabona igiyemo ahita nongera nkahita nkora sell order ya gatatu. Ubwo noneho izi orders zose ninjije mu isoko ngiye gusetinga stop loss zazo yene nzi ya pips 40. Ubwo bigenza gute bitanjya aha ngaho wenda kuri no ya mbere na mbere winjiye mu isoko gutyo ugomba guhita setting stop loss mbere yuko usettinga take profit kubera ko hano ayo tureba nayo tuba turi hombe kubera ko niyo adusora mu isoko ayo tuba turi bwungukeyo utangira kurebaho nyuma kubera ko aho kugira ngo utanguranwe vuba wenda mu gisoko ryihuta bideta byirukanka wahomba menshi utateganyaga. Niyo mpamvu ugomba gusettinga stop loss yawe mbere. None ubu ngubu ino order ya GBP-CHF urayibonaho ninjire kuri 1.0624 ngiye gushyira muri stop loss pips 40. Noneho muri take profit nshyireho pips 60. Urahita njya hano 0.24 ujya hano kuri modify nyine biba biri na hano hejuru modify order sell dore ngiyi GBP-CHF at 1.024 ugahita ugira gute ushyiramo pips 40. Ubwo no kuba nishyiramo muri risk pips 40 ahita haba 64. Hano ubwo ndaba nshyize muri risk pips 40. None muri take profit ngiye gushyiramo pips 60 no TP ya mbere uhita iba 1.0 5 64 5 64. Ubwo ndaba nshyize muri take profit pips 60
muri modify direct. Urabona ko yatangiye no kubara mu nyungu. Tujya hano kuri chart ugahita ubireba. Ngiyi dore nturi ahangaha stop loss pips 40 zo hejuru, take profit dore ngiyi hasi pips 60. ubwo kuri ino ya kabiri rero nayo uhita ubigenza kugira ngo wihute. Stop loss igomba guhita bimwe kuri zino orders eshatu zose. No gukora hano modify ugakora copy y'ino stop loss y'iyi ya mbere, tuza ukayipestingamo ahangaha kuri stop loss y'izindi zose zisigaye, paste modify. Tuza no kuri ya gatatu stop loss ikabimwe pips 40. Noneho wabisoza zose ubu ziba ziriho stop loss, ikitarajyaho ubu ni take profit, ugahituza ukajya kuri iyi ngiyi itariho take profit. No kuvuga iyi ngiyi ya kabiri tugiye kuri ya take profit ya 80, take profit ya 80 ukiyemezaho nyine modify. Bigaragara hariya hejuru aho uba wakoreye seri imwe n'ibice 0.620 biha muri take profit pips 80 irahita iba rimwe n'ibice 0.540 kabiri. Ahangaha ubwo iyi ngiyi ya kabiri ni high pips 80. Ibi birahita binagaragara kuri chart tubibona kigiye munsi ya yindi ya pips 60. Noneho ugahita usubira kuri ya gatatu kwemeza modify. Tore ugahita ujya ubu bireba hano hejuru modify order. Iyi ngiyi ukoreye seri kuri lot size ya rimwe GBP/CHF, ukoreye seri kuri rimwe n'ibice 0.623. Tujya hano kuri modify, ubwo nimba nayikoreye seri kuri rimwe n'ibice 0.623, ubwo kugira ngo nihe muri take profit pips 100, ubwo ihita iba rimwe n'ibice 0.523 0.523 modify. Zose yusubiye kuri chart uhita ubibona rwose. Isi byose turi ngaho winjiriye, ubwo za orders eshatu zose zirimo kuri tuno turongo twa dash. Stop loss aba ari imwe n'iriya yo hejuru, take profit nizo ziba zitandukanye ngizi hasi. Ubu ngubu tuno turongo twa dash hasi twa mbere ni take profit ya pips 60 kuri order ya mbere, twa kabiri ni take profit ya pips 80 kuri order ya kabiri, twa gatatu ni take profit ya pips 100 kuri order ya gatatu. Ngibi ndabisetinze. Ni gutya rero dukoresha izi signals. Nimba utarubizi ubu ni gutya buryo wenda bwa sell limit cyangwa se bwo kwinjira kuri market execution, ni ibi ngibi uba ugomba gukora kugira ngo urimo kubibona ko byose mbisetinze nta kibazo. Ubwo ubutaha nuzajya ubona signal yoherejwe muri group ugomba guhita umenya uko ugomba kuyikoresha. Ndakeka kugeza ubu ngubu buri kimwe cyose gisobanutse. Nukuvuga kuri GBP/CHF kuri amita mvuga ngo notebye nyine mu stop loss ya entry kuri for the second and third orders after take profit one is hit. Nukuvuga GBP/CHF ni imanuka ikaza igahitinga ino TP1 yo hejuru ya pips 60. Ira stop loss ugomba guhita imanura ukayishyira kuri entry. Noneho warangiza za zindi ebyiri ukazireka nazo zigakomeza zikajya mu nyungu kugira ngo ubu ukomeje kongera umutekano w'iki cyangwa ubwirinzi nyine bwa za orders za kabiri, kugira ngo wenda isoko rihindutse bitunguranye tanahomba ryatsi uviremo kuri entry. Ngizi za orders zose rero ubundi za sell limit ntabwo zirinjira mu isoko, ziracyategereje, ziracyari pending, ariko za zindi nkoreye sell nawo urazibona ngizi murazibona. Size iri ubu ngubu uninjiye no muri account history ushobora guhita ubona uburyo risk management yanjye bihagaze ugendeye kuri account history. Ngiye hano kuri account history gutya nkajya ahangaha wenda nkashyiramo nka last 3 months. Nkino account last 3 months urabona ifite profit y'ibihumbi 10,443.91. Urabona na withdraw urahita ubona neza ahangaha ukuntu banaragiye nunguka. Iyi ni kuri kote y'intuza ya profit cyangwa uruhande rwa profit. Noneho tugiye ku ruhande rw'igihombo ushobora guhita ubona risk management yanjye ugendeye kuri lot size mba nakoresheje, guhita umenya pips runaka ntarengwa ndiho consistent mba ngomba gushyira muri risk, ugahita ubibona bitewe na lot size nyine. Ahangaha ubwo ndakeye kuhita ubibona uburyo ndi consistent muri risk management cyangwa pips nshyira muri risk. Ariko urabona ko nubwo mfite imituku hano muri risk nyine cyangwa haraho nakozweho kuri stop loss, at the end urabona amafaranga ntarengwa mba narahombye ngendeye kuri lot size yanjye. Noneho uzamutse ukazamuka ukagera hano hejuru wahita ubona
ikiba cyaratumye muri ano mezi 3 yose nungutse ino profit ingana gutya. Urabona ko nungutse menshi kurenza ayo nahombye bitewe na risk management yanjye. Uko nabibabwiye rero hano ushobora ufite strategy wenda wininga 70% 30% ugahomba. Ikiba gikenewe hano muri forex ni uburyo uri consistent mu byo ukora, byaba no mu kuriskinga ukabuza umubare runaka ntarengwa, ibyo bituma uba profitable. Niyo mpamvu ubona hano wenda muri no range y'amezi 3 uri profitable. No kusubiraho hano muri history nyine ukareba wenda reka nshyiremo last month ukabona ukuntu nungutse. Reba last month urabona nabwo nungutse cyane. Urabona profit last month muri 13,83,57. Noneho umanutse hasi wahita ubona profit ukuntu imeze ahangaha. Urabona noneho ugahita ujya muri risk tubona ayo nagiye ndiskinga pari raporo na lot size mba nakoresheje nanone no kuri pair runaka. Ona pairs ngizi za gold na za BTC USD bitubibona na risk management. Noneho wazamuka wajya kuri currencies bitubona lot size mba narakoresheje. Wenda tube nk'urugero nkanga GBPSD seri kuri lot size ya 2 800 nahombye 800. Bitubibona yuko muri risk nari mfitemo pips 40. azamuka tubibona bose ugenda ubibona pari raporo tumenya risk management yanjye. Nkanga GBPSD lot size ya 2 amadore 600 nahombye. Ngaho ushobora guhita ubona ko nari mfite muri risk pips 30. Ariko wazamuka wareba aho nungutse. Wenda tube nk'urugero ahantu runaka nungutse, wenda reka mvuge wenda hano kuri gold nakoresheje lot size yari imwe unguka amadolari 4,152. Uhita ubona pips abazi kubara pips za gold pips nari mfite muri take profit. Noneho wareba hano gold aho nahombye amadolari 1,000 byumva yuko muri risk hano nari mfitemo pips 10 za gold. Noneho muri profit iriyo yagiye muri profit bitubona yuko hano muri profit nari mfitemo pips 40 za gold. Kijyanye na risk management cyangwa risk to reward ratio, aho ngaho uba ufite risk to reward ratio nziza ko aho wunguka menshi ukagishyira muri risk make. Wenda kuri currencies ahangaha kuri euro GBP aho nungutse 1,500 yende kuri lot size ya 2 ushobora guhita ubona nari mfite muki muri take profit pips zingahe. Hano ubwo byose biba bigenda bigaragara ubu bibona. Akeka rero hano sobanukiwe uko izi orders tuzikoresha twinjira mu isoko. Urabona nk'iyi ninjiyemo nonaha kuri market execution, urabona ko itangiye gusa nkaho ibarira mu nyungu. Right, gutya izi orders rero uba ugomba kuzikoresha mu buryo. Ndakeka ku bari barabigizeho ikibazo bansobanuza uko zino signals zikoreshwa, ni gutya tuzikoresha. Right, reba za orders nari maze kwinjizamo nkoresheje uburyo bwa market execution, profit zirimo koma. Ngira ngo urabona kuri chart uko byose bimeze no kuri side yerekana profit uko bimeze. Urabona yuko zacyamanuka zigana kuri za take profit, urabona ko ziri mu nyungu. Right, so guys ndakeka kugeza ubu umaze gusobanukirwa neza buri kimwe cyose kijyanye n'uburyo izi signals zose zikoreshwa. Ndakeka ubonye uko nawe wabikora. Ndakeka ubonye buri kimwe cyose kijyanye n'uko dukora risk management, usobanukiwe neza risk to reward ratio uko ibihagaze kuri buri signal mu gihe cyose dukora buy na sell ya currency pairs dushaka inyungu. Wibuke ko mbere yuko ukoresha izi signals ugomba kubuzi kubara pips vuba ukabuzi lot size ugomba gukoresha ugendeye kuri account yawe ufite. Ugomba kuba usobanukiwe neza buri kimwe cyose kijyanye na position sizing hamwe na risk management bitewe na account ufite cyangwa se bitewe na account ukorera trading. Alright, they don't see the late nights and early mornings. They don't see the long hours you're putting in, doing the same thing over and over until you get it right. You're doing things every day that nobody sees, investing time into the vision that you can't get out of your head with no guarantee that it's ever going to work. There is no applause, but one day you're gonna look back and know that this is why you made it. You didn't get lucky. You sacrificed for it. Alright, so guys, waramaze gufungura account yawe ya trading kuri broker wizewe. Reba none muri description cyangwa se muri comments urahita wasanga link ya broker wizewe, ubundi ufungure account yawe ya trading utangire ukore trading nta kibazo.
Niba udasobanukiwe neza uko wafungura account yawe ya trading kuri broker, urahasanga link ya video iri mu Kinyarwanda igusobanurira neza uko wafungura account yawe ya trading kuri broker. Urabona neza uko wafungura Rio cyangwa se Revo account, uranabona neza uko wafungura demo account, ndetse unasobanukirwe neza uko wakora deposit na withdraw y'amafaranga yawe. Uranabona uburyo bwinshi butandukanye wakoramo icyo gikorwa cyo gushyira no gukura amafaranga yawe kuri account ya trading, harimo MTN Mobile Money na Airtel Money. Alright, so guys, kugira ngo dukomeze kwirinda abascammers bihisha inyuma iyi business bakiba amafaranga y'abantu, nagira ngo mbabwire ko hari abascammers batangiye kurema amagurupu bagendeye kuri iyi channel nko kuri Telegram, hanyuma bakaba baka abantu amafaranga babizeza inyungu biyita Icyerekezo Forex Academy. Indi group uzabona itari muri description y'izi videos, uzamenya ko ari gurupu y'abascammers bashaka kwiba amafaranga yawe. Gurupu iri kuri Telegram y'Icyerekezo Forex Academy ni imwe gusa yitwa Icyerekezo Forex Free Signals, iyindi ni yitwa Icyerekezo Forex Academy iri kuri WhatsApp channel. Amalinki y'izo gurupu zose ari hano muri description, yaba byiza ariho winjiriye kugira ngo utazagwa muri gurupu z'abascammers batangiye kwiyitirira iyi channel. Icyerekezo Forex Academy ntabwo tujya twaka abantu amafaranga tubizeza inyungu, icyo dukora no gutanga courses cyangwa se amasomo y'iyi online business gusa byonyine. Uzabona akubaza amafaranga yawe akwizeza inyungu agendeye mu izina ry'Icyerekezo Forex Academy, uzamenye ko ari umusikama ushaka kwiba amafaranga yawe, bazagira ngo ni twebwe. Alright, urasubscribe na like, unakomeza gusangiza amasomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye, ukuze share. Reka twongere duhure muri indi somo rikurikira gukomeza gusobanukirwa no kureba kure, nibikomeze bibane nawe. Bye bye.